komeza bera kandi Mana umeze nk'icyo mu ijuru wagura imitima yacu twabuke ko no kukubahisha fasha umukozi wakurikiyeho ubuntu bw'Imana bwuta umutima we ubuntu bw'Imana tugize mu izina rya Yesu. hariho abambuzi baba mu nzira y'abagenzi. Umwe bamwita mutima urabye. Uwo ni umujura ngo ukomeye ku bagenzi, baba bateye ubwoba. Umuntu umunesha ngo ni umuntu witwa muhabwa buntu bwinshi. Ariko Byiringiro na Mukristo bari kuganira, Byiringiro abwira Mukristo atari ko ndumva abo basambo ari abantu bafite n'intege nke. Ndaramubwira ati nuko mutarahura. Aravuga ati namuhabwa buntu bwinshi umwitegereje umubona ni nkovu mu gahanga. Ati kuko icyo gihe yaravuze ngo twari twihebye tuvuze ko tutagikize. Iyo ni Jean Paul yavugiye mu nyanja agiye kuburana i Roma igihe bateraganwaga n'imiyaga n'imiraba. Ngo nubwo ari muhabwa buntu bwinshi ariko nawe mutima urabye yigeze kumukoraho ngo aramubwira ati twari twihebye tubonye ko tutagikize. Ariko iryo joro marayika w'Umwami Imana aramusura, aravuga ati aba bantu bose muri kumwe ndabaguhaye nta n'umwe uzagira icyaba usibye imitwaro n'ibindi byo n'amato bizameneka. Soma amagambo y'Imana, igitabo cy'umuhanuzi Ezekiel ibice ni 37 turahera turasoma umurongo wa 7. Turasoma no mu butumwa bwiza bwa Kristo uko bwanditswe na Yohana ibice 4 turasoma umurongo 25 turareba. Turajya no mu byahishuwe turangiriza aho ngaho. Dusome mu izina rya Yesu. Umutwe w'amagambo aravuga ngo niyerekwa ry'amagufwa yumye. Umurongo wa 7 uravuga ngo nuko mpanura uko nategetswe, ngihanura habaho guhinda, mbona isi itigita, amagufwa araterana, igufwa risanga irindi ryaryo. Tugarukira aho ngaho nyine. Dusome ubutumwa bwiza bwa Kristo Yesu uko bwanditswe na Yohana ibice byaho ni 4 turasoma n'umurongo wa 21. Araze ngo Yesu aramusubiza ati mugore nyizera, igihe kizaza ubwo bazaba batagisengera data kuri uyu musozi cyangwa i Yerusalemu. Dore mwebweho musenga icyo mutazi, ariko twebwe dusenga ibyo tuzi, kuko gakiza kava mu Bayuda. Tujye mu byahishuwe. Umurongo wa 7. Ibyahishuwe ibice 3 umurongo wa 7 turasoma mu izina rya Yesu. Haranditse ngo ihabwa kurwanya abera no kubanesha, ihabwa no gutwara imiryango yose n'amoko yose n'indimi zose n'amahanga yose. Abari mu isi bose bazayiramya. Umuntu wese izina rye ritanditswe mu gitabo cy'ubugingo cy'umwana w'intama watambwe uhereye ku kuremwa kw'isi. Dusomye amagambo y'Imana. Ezekiel ahanura abitegetswe n'Uwiteka Imana. Haruguru aravuga ngo ukuboko kwiza kw'Iteka kwanjeho, aramanukana ajyana mu kibaya aho yakikije amagufwa, ngo nuko arayanyereka kandi yari yarumye rwose. Ngo arambaza ngo aya magufwa yakongera kubaho. Ndavuga ngo ni wowe ubizi. Tangira kumubwira ati hanura. Naravuga ngo ngihanura, mpanura uko ndategetswe. Ngihanura habaho guhinda, isi iratigita. Ni ibintu bibiri, hariho guhinda, hari no gutigita kw'isi. Ngagiye kubona igufwa risanze irindi gufwa ryaryo. Nayo magambo ushaka ko tuvugaho. Aya magufwa yaranyanyagiritse mu kibaya. Iyo umuntu yaboze agasanguka, icyo twita gusanguka, amagufwa agasandara,
igufwa ry'ukuboko rishobora kuba ririyi, ukuguru kwaryo k'urwo ruti rw'umugongo nako kukaba kuri kure, urubavu rumwe rukaba ruri ahandi kure, bitewe n'ukuntu yasangutse. Ashobora gusanguka umuyaga waza akayasandaguza, inyamaswa ishobora kunyuramo iryo ikubise umugeri ikagwa nk'iriya, hari ikintu cyasandaguza amagufwa. Umuntu wari umwe akajya amagufwa yakanyanyagirika, ngo ku buryo nicyo cyatumye ngo Imana ibyeretse Ezekiyeli, ariko ngira n'amazi ati Ezekiyeli, wowe uko ubireba ubu ngubu urabona aya magufwa yakongera akaba abantu. Aravuga ati ni wowe wabimenya, ibisi umwana w'umuntu yabibwirwa n'iki, ibi wowe wabimenya. Aravuga ok, none aramubwira ati noneho hanura, ndagira nkwereke uburyo ndi Imana, hanurira aya magufwa. Haleluya. Mwarimu aratubwiye ngo uwegera Imana akwiye kubanza kwizera kwiriho. Utizera ntabwo bishoboka ko yanezeza Imana. Aravuga ngo hanura, ngahanuye habaho guhinda. Yumva guhinda ntabwo arazo, yumvise guhinda mu matwe gusa, ngo hano yagiye kumva yumva guhinda, ngo yumva gurahinze, habaho guhinda kwinshi. Ubwo agomba gutega amatwi n'amaso, ngagiye kubona abona isi iratigise, isi arabibona ko itigise, ngo isi iratigita. Uko yose iri gutigitana kwa guhinda bifatanije, ngo abona amagufwa atangiye gukora muvoma, atangiye kwinyeganyeza, ngo akajya abona amagufwa aranyuranamo. Aya magufwa ntabwo yaratondetse ku murongo umwe, ngabona amagufwa atangiye kugenda anyuranamo, iryo rero akabonamo hari rimwe rirajya aha, irindi rirajya aha, irindi riramanuka, irindi rirazamuka, ngabona amagufwa arimo aragenda. Akibaza ariko kubera iki? Yawe nawe wabyibaza. Hano hari uruti rw'umugongo, hari n'amagufwa y'amaguru hariya, hari n'agahanga hariya, hari n'urubavu hariya. Ngo yaje kubona akabona ibyo bintu sibyo bigiye ngo byegere uruti rw'umugongo bikore sikorete, bikore icyo kintu. Ahubwo akabona ukuguru kurimo kurahunga uruti rw'umugongo, kandi akajya kubona akabona hari ukundi kuguru nako guturutse hirya nako kwa hari hafi y'uruti rw'umugongo, ariko ntikujye kuri urwo ruti rw'umugongo. Ukabona ngo biranyuranamo, iyi gufwa rirasanga uruti rw'umugongo, nyamara hari ukuguru kwari kuri hafi y'uruti rw'umugongo nako ko mukuranyiranyega kujya gushaka uruti rw'umugongo warwo ukwarwo. Ibyo bintu murabyumva? Ezekiyeli ngo ibi bintu ngarangije, ngo akajya abona nubwo biri gukora gutyo, ariko buri gufwa ryose rizi uruti rw'umugongo, rihise rimenya ibyo bisangiye. Haleluya. Bimenya ibyo bisangiye, bimenya ko bisangiye. Igufwa riri ku muryango, irindi ririya, irya naryo rigiye gushaka iryaryo, iri Nyabugogo, irya Nyabugogo riraza rishaka iryaryo iremera. Ngo bikomeza uko nguko, bikoreye muvuma, guhinda kubaye guhinda, isi iratigita. Ngagiye kubona byose birateranye, ariko wumva uburyo bitahiniye bugufi. Ngo ukuguru kujya guhinira bugufi hafi y'uruti rw'umugongo rukwegereye. Oya, ntabwo ariko byagenze. Ahubwo igufwa ryashoboraga gukora urugendo risanga iryaryo, nyamara ritaye ayandi aho ngaho. Ngabona habaye guhinda, isi iratigita, igufwa risanga iryaryo. Buriya tugira ingorane zo kumva abantu kumva ko ara basenga, tukagira n'amadini tusengeramo, ariko ibintu nayo bicyatumye ibintu bitaba abantu batakira Kristo Yesu nk'umwami n'umukiza wabo, babimenye, bamenye ati genda umukristo, zahora ndiwe mu bihe byose ngeze kugupfa.
kose n'agashingwe n'akavungutse n'akazize gute kakamenya aho kagenda kakiyomeka. Ngagiye kubona amagufwa arateranye, ariko nta mubiri n'inyama n'imitsi byari biriho. Kaje kubireba aho biryaneho ngabona imitsi itangiye kwirandaho, abona inyama zitangiye kumeraho, abona byoroshwe uruhu. Ese cyaratangara cyane avuga ati rero hanurira umuyaga, hanurira n'umuyaga uzi. Ngarahanura, hanuye ngo umuyaga uturuka mu birere bine uraza winjira muri ya mirambo, irahaguruka ngo ihagarara ku maguru yayo yisomye, ikomeje gusoma ari kwakubwira ngo yiremamo inteko ndetse nyinshi. Noneho rero dusomye ubutumwa bwiza bwa Kristo Yesu ko bwanditswe na Yohana. Ikiganiro Yesu yagiranye n'umugore w'umusamariyakazi wari umumaraya. Ngo Yesu arabari bagenze n'amaguru barananirwa, abigishwa bajya gushaka ibyo kurya mu midugudu aho abantu batuye nyine bashobora kujya kugura ibyo kurya. Yesu nawe ngageze ku iriba ngapfa kwicara, ngo yicaye mu masaha sita niko bitubwira, ngabona umugore arahuranije wenyine n'ikibindi amanutse yirukanka, araje amugezeho aradashye amazi. Ngamwe ati wampaye amazi yo kunywa. Ngaba Yuda rero banenaga abasamariya cyane. Umugore avuga ati bini biki, simbona uri umuyuda wowe? Honda ati none se niki gituma unsaba amazi kubizi mutunena? Ubu bitekereje ute kunsaba amazi? Eza namubwira ati iyo wari uzo gusabya amazi uri we rero nawe umusabye amazi kaguha amazi y'ubugingo, kuko aya mazi uri kuvoma ejo uzagaruka n'ejo bundi, ariko giye amazi ntanga. Haleluya. Uyanyoye ntiyongera kugira inyota ukundi. Mumbabare tugendane mu byumve neza. Hari impamvu ubundi abantu bagira inyota, nuko aba bataranyoye ku mazi Yesu yabahaye. Nukuri niyo mpamvu abantu baba ari abakristo ariko ukabona bafite inyota y'ibindi bintu, kandi ibyo bintu bafite inyota Bibiliya ijambo ry'Imana ritabyemera ko umuntu w'Imana agomba kubigira. Ariko ukabona bagize iyo nyota, nuko uyu muntu nubwo asenga, nubwo afite urusengero, nubwo ruzwi cyane n'abahanga bamwigisha bafite amateoloji muri amarisansi muri teoloji n'ibindi byinshi abantu bashobora kuvuga bakumvura umuhanga cyane, ariko ukajya kubona ntabwo uyu muntu yashize inyota. Umugore avuga ati uyu mugabo yampa amazi sinzongere kugaruka kuvoma hano. Ngo yari umumaraya yakunda gutwara abagabo b'abandi bagore, n'uwo ngo hari asanga yaba ari umugore ntekereza ko atari kuza kuvoma. Aho batura umugore ntegeye harashobora kuba ari we natwariye umugabo kanye, nuko ngo yasanze ari umusore, sanga ni Yesu hicaye. Haramubwira ati ayo mazi se wayampaye nkanywaho? Abati ko naba nduhutse kuza saa sita nihisha abagore natwariye abagabo nabigenza nti? Aramubwira ati ayo mazi reko yaguha genda uzane umugabo wawe muzane mbaha amazi, kondisiyo y'amazi no kuzana umugabo wawe. Aravuga ati ariko nta mugabo ngira. Okay, mu bintu byose twavuganye ibyo byubwije ukuri. Ari abantu bajya imbere y'Imana bakavuga ibinyoma, kaza kumuntu amara avuga ibintu bitamubamo. Avuga ati ati byo byubwije ukuri, wari ufite abagabo 5. N'uwo mwararanyira ijoro ntabwo ari uwawe? Aravuga ati ushobora kuba uri umuhanuzi. Aravuga ati yewe we basogokuruza bajyaga banywa amazi yo kuri ririba bakanateranira ahangaha, ariko uyu munsi abantu bakajya bavuga ngo badateraniye i Yerusalemu ntabwo bakwemerwa. Yesu aravuga ati wa mugore w'ibyo wabiretse, reka kuzana amagambo menshi. Reka kuzana amagambo menshi yo kuvuga aho usengera, reka kuzana amagambo menshi yo kuvuga ibyo ukora mu rusengero, reka kuzana amagambo menshi yo kuvuga ibyo witwa, ahubwo dore icyo ukwiriye kumenya. Haleluya. Ariko ukwiriye kumenya ntabwo
ibisura birahatisha ngo banywaga kuri aya mazi, ngo ubundi ngo banasokuruza basengeraga ahangaha, ngo abandi bakajya ngo Yerusalemu niho gusengerwa, kubera ko tutajya gusengera Yerusalemu bakumva baratupinze. None si umuhanuzi kaje hano iwacu Samariya, ahantu abayuda banena kandi ari umuyuda, aravuga ati biceceke byihorera ibyo ngibyo, ibyo si byo byangombwa, cyangombwa ni kimwe. Aravuga ati rero wa mugore we, nyizera. Haleluya. Nubwo uri umusambanyi ufite abagabo 6, bari 5 wararanye ijoro wa gatandatu, ariko nyizera. Wanyizera kuko igihe kiraje kizaza, ndetse cyasohoye, kugira ngo abantu ntibazongere gusengera kuri uyu musozi wowe utangiye kuburanira yuko abayuda babapinga kandi hano basokuruza ariho basengeraga. Ibyo binyuze mu mukato, igihe kije ndetse gisohoye, ubwo abantu batazongera gusengera kuri uyu musozi cyangwa i Yerusalemu, ahubwo bagiye gusengera mu rusengero rumwe ngiye kukubwira, urusengero rwitwa mu mwuka no mu kuri. Aravuga ngo kuko data uwo musenga bene abo nibashaka ko bamusenga. Haleluya. Ariko murabyumva, igihe kiraje kiranasohoye, uburyo hari igihe utashobora kuzirata ngo ugende w'umuriro wa Pentecote ngo dufite urusengero rwiza. Ndavuga ati ariko genda n'umwadeperi iwacu muri Katolike, murabizi ko ari kiziye mwitunganye Katolike ikomoka ku ntumwa. Reka da. Yesu avuga ati ibyo bintu igihe kiraje ngo binyuzwamo umukato, ahubwo abasenga data bagira urusengero rwitwa umwuka n'ukuri, bene abo nibo data ashaka ko bamusenga. Twasomye mu byahishuwe baratubwiye ngo ihabwa kurwanya abera no kubanesha, ngahabwa gutwara amoko yose n'imiryango yose n'indimi zose n'amahanga byose. Noneho uyu Yohani wari mu byerekwa, ngabona abantu bose, iyo nyamaswa bazayiramya, abo mu moko yose, abo mu mahanga yose, abo mu moko yose, abo mu ndimi zose, n'ibyo warabivuga ngo no mu madini yose bazayiramya. Yewe aravuga ati ibiko bikomeye, ninde se ubu ngubu warokoka ko bagiye kuramya inyamaswa yahawe gutuka Imana, igatuka n'abo mu ijuru, ikarwanya abera ikabanesha. None abantu bose bagiye kuyiramya, abantu bose bararimbutse, abantu bose bayiherereyeho. Aravuga ati ngiye kukubwira utazayiramya. Haleluya. Nanjye neje kukubwira ngo umuntu wese izina rye ritanditswe mu gitabo cy'ubugingo cy'umwana w'intama watambwe kuva isi yaremwa, ngo umuntu wese izina rye ritanditswe muri icyo gitabo azayiramya, yaba apotre, yaba papa, yaba monsenyeri, yaba bishop, yaba umushumba mukuru. Niba izina rye ritanditswe mu gitabo cy'ubugingo, nta kintu wakora ngo uzareke kuyiramya. Uzayiramya ibyo bakwihimbaza byose, ibyo bakwita byose, ibyo watunga byose. Iyi nyamaswa yatutse
yatutse Imana. Iyi nyamaswa yatutse abera bo mu ijuru igatuka ijuru. Abo mu isi bose, amoko yose, amahanga yose, indimi zose, amadini yose azayiramya. Utazayiramya ni umuntu izina rye ryanditswe mu gitabo cy'ubugingo cy'umwana w'intama w'Imana. Haleluya. Ndashyize kutuga uwo ni utazayiramya wenyine. Uwo ni utazayiramya gusa wanditse mu gitabo. Mbese izina ryawe ryanditse mu gitabo? Hoziyana yarabiririmbye ngo mbese izina ryanjye ryanditswe mu gitabo. Ngo mwami Yesu ndifuza ko wabimpishurira. Mbese iri ni ijuru ryari ryasuye Yohana riri kumubwira iby'iyi minsi tugezemo. Inyamaswa ntabwo ari ingwe, inyamaswa ntabwo ari intare, ntabwo ari imbogo, nta nubwo ari n'inzovu. Inyamaswa ni ubutegetsi. Ubutegetsi, ubwami bwo mu isi bw'abantu bayoboye isi. Abantu bose ubwo bwami nubwo butuka Imana ngo buzaba butwaye imiryango yose n'amoko yose n'indimi zose n'amahanga yose. N'abo mu isi bose bazabukurikira, bazaburamya, bazavuga, bizaba nka kwa kundi mwene atatubwiye ngo mu kibaya bose barubaraye hasigara abagabo batatu. Ngicyo gihe rero n'ubundi bazayikurikira, ubwo butegetsi bazabukurikira, ubwo butegetsi bazaburamya, ubwo butegetsi bazabuhimbaza. Ngo nta ufite ubushobozi n'umwe, nta muntu n'umwe ufite ubwo bushobozi bwo kugandira ubwo butegetsi. Nawe uhari, abo umuzungu, abo umwirabura, abo umuhinde, abo umushinwa, nashaka we Koreya ya ruguru ifite imitwaro ihora yirata, azaburamya. Ngo umuntu wenyine, umuntu utazi gusoma no kwandika akaba yanditse mu gitabo cy'ubugingo. Umuntu utazi gusoma no kwandika ariko izina rye. Haleluya. Hari igihe umwami Yesu yamuhaye ubugingo, ajya mu gitabo arambura paji yandikamo specials, aravuga ati muhaye ubugingo. Uwo ashaka batazi gusoma no kwandika yandikamo Matayo, Isake, ukagira Imana. Ushaka kubwira guki uwo ntazayiramya? Ntabwo bishoboka. Ari muri assurance. Haleluya. Afite assurance, ntazayiramya. Aba bahungu mwene data arimo tuganiriza, umwami yibazaga ati abanyagano baje nkabakura mu bandi, nkabazamura, nkabaha igihugu, buri wese nkamuha igihugu cye mu bihugu 120 na bingahe, uko ari batatu. Ubu basuzugura koko narabazamuye. Iyo umuntu yatse mu gitabo cy'ubugingo ntacyo arebaho. Haleluya. Umuntu yatse mu gitabo cy'ubugingo ega kwandikwa mu gitabo ntabwo biterwa n'ikintu icyo ari cyo cyose. Ni igikorwa ijuru rikorana nawe muri babiri mwenyine. Ijuru rigakorana nawe icyo gikorwa neza. Ugenda mu rugo iwawe ubana n'umugore wawe cyangwa ubana n'umugabo wawe, ubana n'ababyeyi, ijuru rikazana umuyoboro uturutse mu ijuru rigakorana icyo gikorwa n'umwana wawe mu bandi 10 ufite. Wale ko ijuru rikabaruka rikamuha ubugingo, rikarambura mu gitabo cy'ubugingo, mu irangamimerere y'ijuru, mu bwenegihugu bw'ijuru bakaguha ubwenegihugu, bakandikamo izina ryawe, bagafunga. Ijuru kongera rigategereza. Ega no gutegereza. Ijuru kongera rigategereza mu isi yose. Undi usanga mu bitandukanye nakubwira kwandika mu gitabo cy'ubugingo. Hahamagawe benshi, hari kwazatoranywa bake.
ibi bintu ukwiriye we wenyine ukwirwanaho, wowe wenyine kwirwanaho. iyi nyamaswa ngizatitiza isi, arafite amato mu nyanja, arafite indege mu kirere, arafite inganda zabyo, abatunzi n'abakire n'abakungujumba n'abandi bose abahanga bafite amadigiri n'abadigiri bazayijya inyuma bayiramye. abambaye imyenda igaragaza ko bayoboye amadini bazayiramya, abafite imisaraba ku ikoti bazayiramya. ibyo ntibizakanga iyo nyamaswa. abashyiraho ingoro mu ijosi bazayiramya. ushake uburi mushumba mukuru, ushake uburi wa kiliziya, ushake uburi w'urusengero, ushake uburi wa caci runaka, ibyo ntacyo bizakangaho iyo nyamaswa. uzayikubita imbere uzayiramya. ariko hari umuntu utazayiramya, umuntu ufite ubwenegihugu bubiri. haleluya. ubwenegihugu bubiri. hari igihe ibintu byo mubimenya, ntabwo ibi ari ibintu by'amagambo tuba twivugira gutyo nk'abapasiteri ngo bakunda kwigisha, ngo babigisha ngo bagira amagambo. reka da, ntabwo tugira amagambo. ni ibintu byiza bisobanuye, ntabwo ari n'amayobera matagatifu, ni ibintu bisobanutse umwuka wera yasobanuye. nubwo ntabwo ari ibintu by'amayobera matagatifu, ni ibintu bisobanutse. kwandikwa mu gitabo cy'ubugingo, ukagendana ubwenegihugu, ufite irangamuntu yuko ndi umunyarwanda, nkaba nanditse no mu irangamimerere, mu bitabo by'irangamimerere y'abanyarwanda. na data na mama babizi, bajya muri computer bagakirika Majyambere Yozefu akaza, bashaka n'abana nabyaye bakahita baza birwanka, na data na mama n'ibintu byose bikaza bikiro imbere yawe. ati ni Majyambere Yozefu, ariko ni ijuru naho. haleluya. ni bati tureba abaturage bacu mu isi. erega mwabarokore mwe, mukirisitu kijwe wanditswe mu gitabo cy'ubugingo, ntukwiriye no kubabayika rwose. ntukwiriye no kurara ushinze amavi ugaramye wibaza uko bizagenda. ibyo si ibyawe, nyiri urugendo yaruteguye kera. haleluya. uyu muturage w'igihugu cy'ijuru n'abatari bahari n'abatari bakuze icyo gihe ko ikoranabuhanga ryabyoroheje, ntabwo mwabonye Abisiraheli ukuntu baje gutora abantu babo muri Uganda? mwabonye operasiyo bakoze ku bantu n'abandi, abantu kuvogera ibihugu bagacika za radare, bakaza bakagwa hariya Entebbe, bagakuramo abantu babo bakabatwara, bakabura indege bakagenda. ko ari abantu babikoze, se wibaza abamarayika bazakorera icyo abantu batuye mu isi igihugu cyo mu ijuru? haleluya. mutekereza mute? niki gituma muhora muhangayitse? muhangayikishwa ni iki? niki bahangayikisha? niba wanditswe mu gitabo cy'ubugingo, uhangayikishijwe n'iki? niba abana b'abantu bashobora gukora ibyo bintu, bagafata abantu bacu, turajya kubatora, ikiguzi cyose byadusaba turagitanga, ariko abantu bacu turabazana. mutekereza abamarayika badapfa utarasa isasu ngo bapfe? haleluya. utekereza ute abaturage banditse mu irangamimerere y'ijuru, banditswe mu gitabo cy'umwana w'intama w'Imana watambwe kuva isi yaremwa, agahindukiza impapuro akavuga ati nanditsemo Yohana, muhaye ubugingo? murumva bacecetse? niyo mpamvu Yohana yabwiwe ngo bose bazayiramya, bose bazayiramya. uririmbe neza uzayiramya, wigishe neza uzayiramya, niba utatse mu gitabo cy'ubugingo. ugira amatitire, ugira abahanagura, abagutwaza ibitabo, abamasikoti, uzayiramya wanze ukunze, kuko asirase yo gutuma utayiramya ni ukuba wanditse mu gitabo cy'ubugingo gusa. haleluya. ibyo ni byo musabira. ibyo ni byo gusabira, kwandikwa mu gitabo cy'ubugingo, ukacyandikwamo izina ryawe, rikandikwamo,
ukagenda uri umuturage w'igihugu cy'ijuru uri mu isi, ese wabwirwa ute? Ni iki kikwereka ko wanditse mu gitabo cy'ubugingo? Wavuga uti pasiteri ko senga, pasiteri ko ndi umudiyakoni, nkubura ku rusengero, nigisha, nkora ibintu byose, n'umushumba wanjye kabizi rwose ko ndi intangarugero ku rusengero. Ibyo bivuze si iki? Icyama umushumba mukuru bita Kristo akaba ari ukuze yaranditsemo. Ntabwo umushumba wakuzi utanze mu gitabo cy'ubugingo, wowe nawe uzamuherekeza mugiye kwiramya. Wewe nawe muzajyana. Ibyo ntacyo bivuze. Muzajyana. Iyi ni inyamaswa, ni ubutegetsi bwarwanije Imana, urwanya Imana, buzarwanya Imana, ku buryo abantu bose bazabutangarira, bazavuga bati ni gute se, ninde wabuhangara? Abantu bose batitire nibajya bagera ku muntu, umukecuru wanditswe mu gitabo cy'ubugingo, bambwiye bati ntiwayiramya sato ya ngewe ntabwo nayiramya, nanditswe. Hari imiyoboro iva mu ijuru igenda, hari imirasire, haleluya, hari imirasire imena ikirere ikagendana, haleluya, ikagendana n'abantu b'Imana baba mu isi. Ibyo Stefano yabyerekanye igihe yari amaze gutsinda insengero 5. Abantu bo mu nsengero 5 baraje baramugota, baramubwira bati kuki mukurikira umwana wa Yosefu na Mariya mukamwita Kristo wahanuwe na ba Yesaya na ba Zakariya? Mubihere ko mwayobye. Stefano ngarabigisha, aheriya mu itangiriro arabazana, arageza ku munsi wo kubamba Kristo, abibere ku buryo batagonda ijosi, uburyo aribo barwanya ukuri, barwanya umwuka w'Imana. Ngo ijuru, haleluya, ijuru ngo rihita ripasuka, ngo bakuraho imiryango, imirasire y'ijuru iramanuka ikubita kuri Stefano mu maso, ngo bamwitegereze batabaye nka marayika. Noneho haleluya, ngo tunabaye nka marayika, ngo baramugwira, aravuga ati mbonye Imana yicaye, mbonye n'umwana wayo ndi kubabwira ahagaze iburyo bwayo. Ngo baramugwira ikinyamere, bakubita amabuye baramwica, ngo imyishori y'amaraso n'ibibuye biri kumugwa ku mutwe n'ahandi. Ngo yarapfukamye avuga ngo mwami akira umwuka wanjye, kandi aba bantu bababarire kuko ntago bazi ibyo bari gukora. Uwavutse ubwa kabiri nuko, iyo utavutse ubwa kabiri kandi usenga, bagutera amabuye, buretse muzabona Imana asenga, buretse nuko ubuvuga nuko ubuvuga, buretse ntimubibonye mwese, umutima wawe urimo urashaka kwihorera, aho ukabinyuza ngo by'ukuntu usenga. Buretse zabereka, buretse Imana nkorera, ntabwo mushobora kumubwira ngo Imana ikubabarire kuko igituma uri gukora ibyo ngibyo ni uko utazi Imana. Buriya nawe uzi Imana nkanjye ibi ntiwabikora. Ahubwo iteka njya mbona abantu twajya tubabona hakurya mu gashyamba, abatogoza amabuye, ataba n'abanzi banjye ntogoza. Abanzi bawe ubundi ugira abanzi, uri umukirisitu? Hari umukirisitu ugira abanzi ubundi? Yesu yaratubwiye ngo mutegetswe kubakunda, ntabwo mutegetswe kubatogoza amabuye no gufata inkoni mu mashyamba bagenda bakunda ngo barakubita abanzi babo ngo n'ibibazo byabo, ukareba abantu ukabona aba ni babandi mukirisitu yabonye igihanda cyamenye amaso, bahora mu bituro bagenda batsitara mu bituro. Iryo sengesho warisenga, iryo risengwa n'umuntu wanditswe. Yesu yagiye mu ijuru, agiye kubabwira ngo ngiye kwa data, ari we nde? Ari we So. Abo ni abanditse mu gitabo cy'ubugingo. Kandi ku Mana yanjye ariyo Mana yanyu. Bamba baravuga ubwa kabiri kwese abisi, ni barumuna ba Yesu, ni bashiki ba Yesu, nta tandukaniro. Bibiliya ivuga ngo yabaye imfura mu kuzuka, ngo kugira ngo abe imfura muri bene se benshi, abe imfura muri bene se benshi, abe ari we mutwe wabo. Ariko tuvuge, tekereza kwandikwa mu gitabo cy'ubugingo
haleluya. Ubu rero umuririmbyi yaririmbye ngo abera bose aho bari ngo ntibazamura amabendera, ngo icyubahiro kibe cy'Imana. Abo ni abera aho bari, abera bose aho bari, habe mu Bushinwa, habe mu Burusiya, habe mu Rwanda, habe Nyabugogo, habe Iburasirazuba, abera bose aho bari. Haleluya. Ibi bintu biraryoshye nubwo kubiparatika biba bigoye, ariko iyo wavutse ubwa kabiri wanditse mu gitabo cy'Imana uri umwana w'Imana ntago bigora, ntago wirwa uhabandika uko ari. Yesu yavuze ngo aba bantu bate mu gitabo cy'ubugingo niba bakurubana mu nkiko ntimuzashake ibyo mwireguza. Umwuka wa so ari kumwe namwe azatsinda abo bantu. Si mpamvu twavuga ngo ntiwirwe mushinga inkokora n'amavi ngo muribaza ngo bizagenda bite. Bizagenda bite? Tekereza kwandikwa mu gitabo cy'ubugingo gusa byonyine tu. Niba uhari birikora, birikora. Umuntu ufite ubutware, ufite imbunda ashobora kuvuga ati genza gutya mu byo gusuzugura Imana, umusubiza ntani utazi niba ari nawe umusubije. Umwuka wasasubiriza muri wowe. Murabizi rwose muri mwe bwari baba abasirikare harimo na wenda n'abakiribo, ariko ntabwo imbunda murabizi iratinyitse, ariko yerekeza amaboko bakazamura bakatudaza. Ariko umuntu wavutse ubwa kabiri umwana w'Imana watse mu gitabo cy'ubugingo uyimwerekeza ko nguti tuka Imana cyangwa ko icyo gutuka Imana usubiza uko Saduraka na Meshaki na Abedinego bavuga bati dorera kongera kuvuta buburana amasambu. Naraje kubagerageza ntabwo mwarimu yabisobanura neza, ntabwo bakoramo. Yavuze ngo nibongera bavuze amabubura niyo Mana iri bubakize. Ahubwo tuvuze ku Mana yacu ibyo kuvuza amabubura n'amasambuka byihorere nta mpamvu yo kugusubiza iryo jambo wayavuza utayavuza. Imana yacu ibasha kudukiza. Ntitwitekereze ko turi bushobora gupfukamira icyo gishushanyo wenda mugerageze wongere kutugerageza. Ntabwo ibyo bishoboka. Uwa muntu ubumana buzamuka mu birenge bugatwara bugahitana umutima n'ubwonko ukajya ahandi hantu ugasubiza utitaye ku biri gukurikiraho bwa nyuma. Iyo wanditse mu gitabo cy'ubugingo, ese ni iki kibwira umuntu kwanditse mu gitabo cy'ubugingo? Ese ubwo ko abantu bazajya kuba twe mu gitabo cy'ubugingo gute? Ngiye kuvunagura ni byinshi kwereka mvunagura nkubwira igituma uzamenya ko wanditse mu gitabo cy'ubugingo. Niba utaracyandikwamo, utavuze imisi maze mu rusengero, ariko utaravuze n'ibihe n'ibyo bakwita, ahubwo wowe ucungane niba ijuru ryaragukoreye icyo gikorwa. Kuko Pawulo yabwiye Abaroma, arababwira ibice 11:25, aravuga ngo reka mbamenere ibanga. Ibyo ni ibintu bihishe ariko reka mbibamenere. Aravuga ngo Abisirayeli banangiye imitima ariko si bose, ngo kugeza ubwo umubare w'abanyamahanga batwebwe n'abandi batari Abisirayeli uzandikwa mu gitabo cy'ubugingo ukija mu itorero bikagera ku mubare ushyitse, Imana igakorotira ya igitabo cyayo ikakibumba, yarangiza agakiza kagasubiza mu Bisirayeli iwabo. Uyu munsi igitongwe imirongo ya mu gitabo cy'ubugingo yo kwandikamo abanyamahanga iracyahari. Umunyamahanga wese wakifuza Imana, yaba Umunyarwanda, yaba Umushinwa, yaba Umurusiya, yaba uwo ari we wese, yaba Umunyafurika, uwo ari we wese washaka kubaha Imana, washaka kwandikwa mu gitabo cy'ubugingo, washaka kureka ibyaha no kubyarwa n'amazi n'umwuka, uyu munsi imirongo iracyahari mu gitabo cy'irangamana kigomba kwandikamo kwa mwana w'ubugingo buhoraho. Tuvuga n'impamvu zituma nibyo koko uba insengero nubwo zanafunzwe nizimaze gufungurwa ntabwo ari nkeya, abantu baba basenga
nawe numvise abagiye gutegereza Yesu iburasirazuba ni inshuro ya kabiri. Hari n'ubundi bigeze kujya muri 80 na kangahe bajya ku Rusumo, bari bayobowe n'umugabo bita Munonoka wigeze guteza akavuyo muri ADPR, yigeze kubaherekeza bajya gutegereza Yesu ku Rusumo. N'ubu numvise ngabadive yo ku Kibuye bagiye kumutegereza ngo baragiye muri iyi minsi baragiye bataye abagore bataye abana. Hari uwo barimo bavuga wataye umwana w'kwezi umwaka n'igice, abwira umugati se umwana wawe ngiye kureba Imana. Rero reka mbabwire baruko iri jambo ryo kubabwira mu ryumve. Yesu agiye kuza mu isi habanje abagabo babiri, habanza uwo bita Yuda, habanza na Teuda. Bayobya abantu barabakurikira rwose, umwe yafite nk'abantu 400 abatambyi bakabica, bamara kubica abantu bayobeje bose bagatatana, bikarangira ibya Teuda. Hakaduka Yuda nabikora atyo, naye baramwica n'abantu be baratatana. Yesu aje, buri wese akanga gusanga Yesu akaba ati tutamera nk'abo kwa Teuda, tutamera nk'abo kwa itega. Satani akunda kubanza gukora ikinyoma gisa n'ikimana izakora kugira ngo n'ikimana kirasohora bakitire cya kintu Satani yakoze n'ikiri cyo kimara. Ibyo byabyo twarabibonye twebwe igihe twasyaga tuva muri ADPR turi kurwanya ibintu by'agakombi. Yesu aravuga ngo mwakire igikombe musangire mwese, bazana ibintu by'agakombi buri mwese ngazajya mara ku gakombe ke. Tusohotse tugiye twanga ibi ntabwo twabishobora, nabo kandi baratwirukana niyo batanatwemerera. Iyo batatwirukana twagombaga kwigumiramo tukajya tunywesha igikombe. Igihe nari pasiteri nagombaga kujya ntanga igikombe kuba kinywesha, abanywesha udukombe nabo bakanywesha. N'ubundi gihe navuze ngo tuzagabana, gihe nzajya ntanga igaburo kuwa gatandatu, abanywesha agakombe bajya batanga ku cyumweru. Niko nibwiraga mu mutima, ariko Imana yari yarangije kuvuga ngo ifunga ibintu byawe ugende. Gihe ntabwo nahise yonja, nari meze nk'umuntu ugiye mu butayu uzerera, ariko nari nkurikiye Imana. Haleluya. Buriya ijwi ry'Imana ni ryiza cyane, ariko ushobora mutazi kuba pasiteri muri ADPR ukuntu ari ibintu bikaze. Tuba pasiteri usengera, uza amakamera yari hari iremera basengera. Uzi ba koroneri bankora mu ntoki bambwira bati inshingano urahire zirakomeye, uzakomera uba umugabo ntizihangana azagerageza. Niki cyatumye abantu batakorwa ku maso, n'abakozwe ku maso bakagira ubwoba, baravuga tutazamena nk'ukuntu twagiye igihugu. Satani yabaje gusohora abantu bajyana igihugu. Abajyanye igihugu bamaraho iminsi runaka, barangije wenda waburimo nawe waragiyeyo, kandi n'ubuhanuzi bwajemo basanga murabuzi ukuntu yarangije bahita bagaruka. Urumva kugenda ukajya usohoka ku musozi ukagaruka mu rusengero usangamo abandi bayobozi barufashe, urumva ibyo aribyo byose uzanura umwaro. Sura umwaro se kera uzanura umwaro, twongere tugende ejo bundi twongere tugaruke. Ariko icyo Satani yari yakoze kwari kugira ngo azitire ibi, kugira ngo umuntu wese azibwira ati tutamera nk'igihugu, tutamera nk'igihugu. Yada birane Teuda na Yuda byari byatangiye. Yesu yari agiye kuza kujyana abantu be. Mubwire igituma umenya kutanditse mu gitabo cy'ubugingo. Ngiye guhera hirya muri hangana nihute ntimurambirwe, ariko ngiye kwihuta ntabwo ntinda. Dore icyo bishaka kuvuga niki. Ubundi Yesu yaje mu isi, ngiye kubigisha igice noneho. Banumva nagusobanurira ibintu ukabyumva. Yesu ntabwo mubizi ko Yesu yaje gutanga agakiza. Yesu yaje gutanga agakiza. Yesu cyamuzanye niki? Imana yaremye Adamu na Eva, irabarema ibashyira mu Edeni. Imaze kubashyira mu Edeni irababwira ngo ibi byose muzarye, ariko iki ngiki ntimuzakoreho. Ku bukeye Satani araza aganiriza Eva, aravuga ati harya ngo ibiti byose nimwemererwa kubirya, nimurababwira ibyo muzi niyo mpamvu twihuta. Aravuga ati oya turabyemererwa, ahubwo kiriya nicyo tutemererwa cyo mu ngo byagati. Mwabize muzabiki nimukiriye. Aravuga ngo yavuze ko no gupfa tuzafate mupfa. Ati yabaye ari kubashuka sishaka ko mutamera nkayo. Ngo umugabo yabananiye urubuto rwiza arasimbuka ararucekera aramize, ahaye umugabo arariye nawe ibintu bibana bibi. Satani ubwami
imbaraga Adamu na Eva Imana yari yabahaye zo gutegeka ibintu arazibambura, batangira guhunga intare, batangira guhunga inzoka, batangira guhunga ibiziramiri, ubundi yarabitegeka byose ku murongo bikagenda, bariruka barahunga Imana bakora muri data mu mugenda byo guhinga ubutaka. Yewe abantu birapfa, ibibabi bitangira guhunguka, ubundi nta kibabi cyahungukaga, ni urupfu. Buri ikibabi kuma kigahunguka, igikoma cy'insina kuma kigahunguka, ni urupfu nacyo. Babona ibibabi bitangira guhunguka, abona amakoma y'insina atangiye kugwa, Adamu abona ibintu mu kanya gatoya Kayini bakubisa abera umuhini, ibi byose barabibona, ibintu birababana, ibibazo ni ibibazo. Satani arabasiribanga bagira uko ashaka. Mu ijuru haba inama, umwana w'intama w'Imana aremera, abwira Satani ngiye ndamanuka nambara umubiri, hari condition zo kuvuga uko bigomba kugenda. Ninde ujya kuducungurira abantu? Bariya Satani yamanutse tumuciye hano mu ijuru akajya kwasiribanga, ninde wamusangayo? Abamarika bareba hirya, ibiziba hirya, abasarafi n'abakerubi bareba hirya. Umwana w'intama w'Imana arahaguruka gatera intambwe asanga se, ajya kwakira igitabo cyari mu kuboko kwicaye kuri ya ntebe. Byavugaga iki? Kuza akabyarwa n'umugore yari Imana, akaronka amashereka, akarya, akambara, akaruha, akaba umuntu, yarangiza agakiranukira Imana 100%. Yarangiza kwikiranukira 100%, bakamwica urupfu rw'umuntu wasuzuguye Imana 100%. Muri babandi basuzuguye Imana, umwuka yarajya musanga yamwibutsa ko Yesu yasaba imbabazi Imana, amaraso ya Yesu akamwezaho bya byaha, uwo kuwakatwa mu gitabo cy'ubugingo. Ariko ni Yesu rero aje aza ari umuntu, igihe kimwe amaze kubatizwa, ubwo ntabwo babwira ukuntu Herode yagiye kubwica bakamuhungisha bakagira ngo yaramwishe. Uwo munsi wo kubatizwa kwe ijuru riramwerekana bwa kabiri, aravuga ngo nguyu mwana wanjye nkunda cyane nkamwishimira. Satani aravuga ati wa muntu aracyariho, wa wundi aracyariho, neza ko namwiciye muri babana b'i Yerusalemu baciye ibihanga, kuba aracyariho. Umwuka wera aramanuka amutindaho, ahita amujyana mu butayu, amara iminsi 40 asenga, atarya atanywa mu butayu yo kure y'abantu. Ntabwo ari hirya mu gashyamba mwita mu butayu, warari inyuma y'urugo ukavuga ngo ni mu butayu. Oya, ni ubutayu bw'umusenyi budatuyemo umuntu, butagiramo igiti. Amara iyo minsi 40, kandi muri ya minsi 40, ku munsi wa mbere w'iminsi 40, ijuru ryari ryamuhishuye, ijuru ryari ryamuvuze, ijuru ryari ryamwerekanye ngo uyu mwana wanjye nkunda. Satani aravuga ati urugamba ruratangiye. Yesu ngamaze kumara iminsi 40 atarya, arasonza. Satani aramwegera, uri umuntu nawe? Adamu na Eva nabashutse ari abantu, icyo nabashukishije ni ibyo kurya, nawe urashonje, ngiye kugushukisha ibyo kurya. Aravuga ati ko mbona ushoje umaze iminsi 40 utarya, kandi ukaba uri kure y'amago y'abantu, uzagera ute? Ejo bundi iminsi banziriza iminsi numvise uri umwana w'Imana, none fata aya mabuye uyahinduremo imitsima urye. Yumvaga agiye kumushukisha utashukishije Adamu. Aravuga ngo ariko handitswe ngo umuntu ntatungwa n'imitsima gusa. Haleluya. Ahubwo ijambo ryose riturutse mu kanwa k'Imana riramutunga. Ngahita muvanaho, amujyana ku musozi muremure, amwereka ubwami n'ubutunzi n'icyubahiro. Arambwira ati biriya narabigabanye. Yabigabanye ryari? Yabigabanye wa munsi yashukaga Adamu na Eva. Narabigabanye mbigabira uwo shaka, iyo apfukamye akandamya. Yesu arambwira ati ariko handitswe ngo ujye uramya Uwiteka Imana yawe, ubariyikorera yonyine gusa. Bari mu rugamba rwatangiye, Satani arimo aribwira ko akwiye kumunesha, nawe akamushukisha ibyo yashukishije Adamu, ko nawe ari umunyamubiri. Aravuga ati paka, aravuga ati ndumva uri umunyamwuka, ngamujyana ku gasongero k'i Yerusalemu. Aravuga ati ntuzi ko muri Zaburi ya 90 handitse ngo izagutegekera abamarayika bakuramire, udakubita ibirenge byawe ku ibuye, simbuka abantu bamenye ko ari wowe se. Aravuga ngo yahanditswe ngo ntukagerageze Uwiteka Imana yawe. Aravuga ngo nguteze ikindi gihe. Yesu aravuga ati icyo gihe unteze nicyo nshaka, ni igihe cyo kumusaraba, ni igihe nshaka uburyo nzava mu mubiri nkagusanga ikuzimu, nkakwambura imfunguzo, nkakingurira abera nkabatahana. Haleluya,
aravuga ngo icyo nicyo nshaka, icyo nicyo nshaka, uwo munsi unteze niwo nshaka, niwo wanzanye. Yesu isi arayinesha. Umusore w'imyaka 33, umusore wari ukeneye gushaka, umusore wari ukeneye kuba afite inzu, umusore wari ukeneye kugira imizabibu n'imitini, umusore wari ukeneye kuba yagira ifarashi n'indogobe n'ingamiya n'inka, ngo Yesu imyaka 33 ayimara atyo. Ndetse abo mu kigero cye bagashaka, bakamukubita invitation. Ibyo turabizi twese, atashe ubukwe bw'Ikana bamukubita invitation bati uzaze agiye n'abigishwa be. Ni ibintu bisabeje, ibintu by'Imana iteka ibirebe ubona bisuzuguritse. Iyo birebeye mu mubiri ubona ari ibintu bisuzuguritse. Abantu bashaka ibintu byo hejuru, babona Yesu aradutse n'abigishwa be. Riri jana kandi ndamugo kwa Yosefu wadindagiye ngo birago ni umwami, ngo zira ngo burani ingabo 12. Byari ibintu ntabwo babimenye. Niba kwari kumwemeraho, niba rwari bene wabo, niba rwari urukundo bene ntacyo bivugaho, ariko ngo baramutumiye wajyayo. Ngagezeyo inzoga zirabashirana, zibashiranye ngo nyina mujyana ku ruhande nabwo aterega hano nubwo bimeze uko nguko byabacanze. Umukwe mukuru ntaravuga ijambo kandi inzoga zabashiranye. Naravuga ati mubyeyi sibyo tubigendanye duteka igihe cyanjye kitaragera. Ariko aravuga ati itegeko nashyizeho jewe Yesu ndi mu ijuru, naravuze ngo wubahe so na nyoko kugira ngo uramire mu gihugu witeka gusezeranya, ntabwo ari byo waryica. Ngaravuga ati maze rero yaramurebye mu maso aravuga ati uyu mwana ntabwo ari bubireke tu. Naravuga ati tegeka mu gikuri. Yani baze batamuzi nyine bavuga ati ro kwa Yosefu. Naho Mariya we yarabizi ko marayika yamuga ati imbaraga z'Uwiteka zizagukingiriza, uzabyara za umwana wisumba byose. Araje agenda aravuga ati mwe ngo hari intango, ibi bindi tuba aribyo dukoresha, ngo bibamo amazi. Ntabwo mujya mubona Abayisilamu iyo umuntu aje mu bantu benshi cyangwa agiye gusari uburyo bakora mu mazi bakaza bakishyira mu matwi n'ahandi. Urya n'umuhango w'Abayuda nawe kuba baje mu bukwe hari intango, buri wese agomba gukora amazi akiyeza akabona kwinjira mu mukwe. Urabona natwe byatugezeho, unyura hariya ugakaraba. Israel agatsindwa no witeka Imana. Ibyo rero biragiye baraza bagasanga amazi yose bagiye bayakora haracagase. Abwira abavomyi ati mujye kuvoma amazi mu gishanga hepfo, muzane mwuzuze intango. Ngo baruzuza basubirayo niba haragiye benshi bakazira rimwe, niba haragiye basubirayo ntumbaze, ngo baravomye gusa kandi aho nta robine yari bagomba kujya mu gishanga kujya kuzana amazi. Baraza barayuzuza, amazi amaze gusendera ngo ngani muyadahise muyashyira umusangwa mukuru. Abantu rero abantu inzoga zananiye kureka bavuga ngo Yesu se ko yakoze inzoga, n'indogo ko Yesu yakoze inzoga, hari umusemburo yashyizemo. Yesu ahindura imihogo, wanywa amazi ugasanga aryoshye ku rusizi. Haleluya. Ntabwo Yesu se ndakubwiye ngo yaje guhindura ibintu, Yesu yaje guhindura abantu, noneho twebwe tugahindura ibintu. Ntabwo Yesu yaje guhindura ibintu, mujye mubimenya neza. Yesu yaje guhindura. Yewe ntabwo wambwira ngo inka yanjye ngo yacitse ngo none ngo wayisengeye pasiteri cyangwa njye sanzwe no kwisengera nakumira. Inka se barayisengera ubundi bahasengerwa ikintu gifite ubugingo. Haleluya. Murabyumva neza? Nasengera ntagorama kugira ngo inka ye ibyare neza abana babona amata. Kunagura asengera hari n'abasengera imirima n'abasengera ipusi. Yesu yaje guhindura abantu, yamara guhindura abantu bakajya guhindura ibintu. Fata amazi barayadaha. Niki cyatumye uhagarariye reception wowe wari wo kuri iyi reception bakavoma amazi ureba, bakubwira ngo daha amazi wajyane mu gisharagati mu itente uhereze mu bajya cyubahiro. Ariko bumviye Mariya ko yavuze ngo icyo ababwira cyose mugikore. Abati muyadahe, uzasubira kwava muyadahe. Barayadahada, barajyanye ngo bahereze umusangwa mukuru ngo yarasogonge. Imana yanjye we, abati ko zari zashizera ngo bahaye umukwe mukuru. Aravuga ati ibintu bya hano ko bitandukanye. Ubundi abakwe yose ajya gusabisha babaza kuduha vini
iziryoshye, babona tumaze guta kontrole bakaduha izibishye ko ntituba tukibyibuka. None mwebwe mwabajije izibishye muherukishije iziryoshye, kuko umurokore ukijijwe neza wanditse mu gitabo cy'ubugingo. Haleluya. Wajyaga uvuga ati sinarara ntanyoye icupa, ni ukuri ava mu rugendo akavuga ati mundebera amazi, bakaguha amazi wayanywa we ukumva arafutse, ukajya wibaza n'uburyo abantu birirwa basara amajwi n'inzoga ngo banyoye amazi ngo Yesu gahinduye divayi. Yahinduye imihogo yabo. Ntabwo ko Yesu yahinduye amazi, yaje guhindura ibintu, yaje guhindura abantu bagahindura ibintu. Aba bose barimo babwira ata byageze bite, bari abandi baravuga bati wa mugabo bita Yesu, wa wundi wo kwa Mariya, uzi ko ari waduhaye ivino zindi twanyoye bwa twese, cyangwa dutumye amazi mu gishanga, hanyuma twuzuza ibibindi twanga tuyadahita yabazane ko twumvaga ari ivino ryose, ati nukuri n'amazi twazanye. Aho ati wa muntu mutagire kumwitondera. Ndashaka kuvuga uburyo ntacyo yari afite Yesu, usibye ikanzu imwe na rugabire, nijoro abamarayika bakaza kuyifura igahora ikeye. Yesu uwo ngo watanga ubugingo arangije arapfa, arahabwa, arazuka. Bwo twari rwose mu ijoro mu isi twihute. Uwo nguwo rero icyo yakoreye abantu bamwakiriye ni igiki? Icyo nshaka kubwira cyatuma umenya ko wanditse mu gitabo cy'ubugingo, ubitege amatwi ubyumve, kuko kamera zo mu ijuru zo zirarekodinga ibyo bintu byose bizaca imbere yacu. Ubitege amatwi ubyumve, ko hari igihe bizagucira urubanza, kuko wabyumvise ntubyiteho. Arangije Yesu abigishwa be arababwira ngo nimugende mu mahanga yose mubwiriza bari mu butumwa, wizera mu mubatize, mumwigishe kwitonda ibyo nabategetse byose, ndi kumwe namwe. Uyu munsi rero bimeze bite? Uyu munsi umuntu Yesu ahaye ubugingo, yanditse mu gitabo cy'ubugingo akaguha ubugingo. Icya mbere aguha ubugingo, icya kabiri aguha imbaraga. Imbaraga zari zimurimo. Ntumve ko abwiye ngo ku Mana yanjye ariyo Mana yanyu, ni ukuvuga ngo iyo twise bari umunabi, ni ukuvuga ngo ibyari bimurimo biturimo. Uko yashoboraga kuba mu isi, abasore bangana bagashaka, bagahinga, bakeza, bakubaka, ukabona ntacyo bimubwiye. Ntabwo ugiye mubwiye ngo ntuzubaka ntuzanashaka, ariko ushaka kuvuga ngo uhabwa imbaraga muri wowe. Imbaraga zibitse mu bantu banditswe mu gitabo cy'ubugingo ni imbaraga zinesha iby'isi. Ntego gutwunyumve, ntabwo ari agakiza abantu bimasika ngo twabonye agakiza twarakijijwe, oya, ahubwo ako gakiza kazana no kuvuka ubwa kabiri ukaba umwana w'Imana, ukaba murumuna wa Yesu, ukaba mushiki wa Yesu, agakurikizaho imbaraga zihabwa uwo muntu wanditswe mu gitabo cy'ubugingo utazaramya ya nyamaswa. Izo mbaraga zimuha ubutware, ziba zifite ni nyinshi, zinesha isi. Niyo mpamvu abo mu isi bose bazamuramya, we ntamuramye. Zinesha isi gute? Isi inesha ute? Abantu baneshejwe n'isi gute? Abantu igituma utanditse mu gitabo cy'ubugingo ni uburyo isi yakunesheje, nubwo witwa umukirisitu ntabwo uri we. Uri murumuna wa Yesu utazaramya iyo nyamaswa, isi uba waratangiye kuyinesha. N'ubu uyinesha gute? Uzabibona. Duhere ku bintu, duhere ku mafaranga, duhere ku butunzi. Abantu batanesheje isi, baba abapasitoro, baba abandi amatitire yose, baba abakirisitu, iyo utanditse mu gitabo cy'ubugingo, ngo ube murumuna wa Yesu, agakiza yaguhaye kaba kafatanije, kari kumwe n'imbaraga zinesha iby'isi, ko n'icyamuzanye gusubiza abantu ubutware Satani yabamburiye muri Edeni, gusubiza umuntu wa Adamu ubutware bwo
kunesha iby'isi, kuko amaze kurya rwa rubuto byaramunesheje. Uwo Yesu asubije bwa butware aba afite ubutware bwo kunesha iby'isi. Icyo ari cyo kikumenyesha ngo ndi mu gitabo cy'ubugingo cyangwa ntacyo mbamo. Ibyo banyogeza, ibyo nigisha, ibyo ndirimba, ibyo uko banyita, ntago mbamo. Ute rero isi yakunesheje, ujye umenya ngo sindi umwe aramunesha, amujyana mu by'umwuka aramunesha, amutega ikindi gihe no mu rupfu aramunesha. No mu rupfu tuzanesha. Haleluya. No mu rupfu tuzanesha. Mwabarokore mwavutse ubwa kabiri, mwigira ubwoba, tuzahamya Imana. Haleluya. Mwigira ubwoba, Imana igambiriye ko tuyerekana ku isi. Imana irabinyotewe nk'uko yari inyotewe yuko mu kibaya cy'Idura Saduraka na Meshaki na Abedenego bayerekana umwami agaciteka, kavuga tuzayivuga nabi bazamutemagure. Cyubahiro cyayo ntabwo izagiha undi, ishimwe ryayo ntabwo yayiha ibishushanyo bibajwe. Icyane abantu bavutse ubwa kabiri ngo bahagurutse bazamura amabendera. Amabendera ni iki? Niwo musaraba. Twemeye n'isoni zabo. Isoni zikwiye kugukora, abantu bakora bakabona murakorwa n'isoni kubw'umusaraba. Ariko Imana yo mu ijuru, haleluya, kabanga abahungu barazamuye amabendera, abasore bazamuye amabendera, abakobwa bazamuye amabendera. Ariko ni gute witwa umukristo uracuruza ubeshya, urarangura ubeshya, urasora ubeshya, abakunda kubeshya bose umugabane wabo ni mu nyanja y'umuriro n'amazu, kuko urupfu rwa kabiri. Ariko iyo uririmbye abantu bavuza induru bakabata marayika hano, iyo wigisha bavuga ati uriya ubanza aravuye mu ijuru. Ariko uzayiramya, kuko ikizatumye uyiramya ni ukugira ngo uzarengere ibyo ukunda iby'isi. Nanjye nkunda ubugingo, nanjye nzatakaza iby'isi ndengera ubugingo, nzabudengera jyewe. Isi yatigise, habayeho guhinda. Haleluya. Habayeho guhinda, habayeho gutigita ku isi. Abera nimuzamura ayo mabendera, tugiye kwerekana Imana. Mana yanjye, tugiye kwerekana Imana. Niduyerekana n'umuntu wanesheje, n'umuntu udarijyatse mu gitabo cy'ubugingo, warita ku mazu, warita ku masambu, warita ku bucuruzi, warabyitaho, harimo arabikora kuko abona kibikiranukamo. Umunsi bizamusaba gukiranirwa azabijugunya. Uwo yanesheje iby'isi. Hirari abantu bagira, duhora turwana n'abakobwa ngo bashaka gusa n'abazungu. Ibyo ntibyakunesheje. Ubu se Imana iyobewe yuko yakuremye uri umwirabura wowe? Ntaryo wajyamo. Isi yarakunesheje, umubiri wawe warakunesheje. Akazi kanjye batagatwara, ntahomba, banyirukanye se nabigenzanye. Ibyo bintu ni ibintu bigaragaza ngo ntabwo urajya mu ijuru, ntabwo urandikwa mu gitabo cy'ubugingo. Ubundi ntabwo Yesu arabumbura igitabo ubundi ngo yandikemo izina ryawe. Ntabwo bishoboka. Ikikwemera ko wanditse mu gitabo cy'ubugingo ni ukugira indangagaciro za Kristo muri wowe. Wanesheje iby'isi akaguha ubugingo, ukaba atuye muri wowe, yaguhaye n'ubutware bwo kunesha iby'isi. Uyu munsi abantu bagiye gutakaza ibyo bitaga ubugingo ko babifite batari banabifite. Niko birivuga, iravuga ngo ufite azongererwa. Haleluya. Bagiye kudusigira impamba. Haleluya. Impamba muzizana impamba, tujye ku rugamba. 300 bonyine muzana impamba, musubira iwanyu, muzana impamba. Abera b'Imana bazamura amabendera, twerekana Imana yacu. Isi zabivuga nk'uko Saduraka na Meshaki ubu turi kubivuga, imyaka ishize ari ibihumbi n'ibihumbi bizavugwa. Turashaka kwerekana uburyo abantu bubaha Imana. Imana irabinyotewe, inyotewe abera. Haleluya. Jambo ryatubwiye ngo abo mu isi bose bazayiramya, ariko umuntu wanditse mu gitabo cy'ubugingo, isi
gitabo cy'ubugingo mu ijuru bashobora guhindura paje bakagusanga kuri 33 bakasoma Yohani, bagera kuri 35 bakasoma Amajyambere, bagera kuri 37 bakandika Specials. Abagabo Imana abanyotewe ngo berekane Imana. Haleluya. Hey, isi iratigise, guhinda kwabaye ku isi. Isi yahoreye, isi yahoreye, isi yahoreye. Haleluya. Isi yahoreye, guhinda ku isi kwatigise, isi yatigise. Abera bumwe sahamuri mukenyere. Haleluya. Mukenyere, mukenyere twekane Imana yacu dutandukanye. Haleluya. Biraryoshye. Igufwa rero rigiye gusanga iryaryo. Igufwa rigiye gusanga iryaryo. Igufwa rigiye gusanga iryaryo. Uku guhinda, uku gutigita ku isi kugiye gutuma igufwa risanga iryaryo. Muri mwebwe hari abagiye kuzagenda mu Bayisilamu, mugasanga Abayisilamu. Hari abandi bari mu Bayisilamu bagiye kuzasanga abera b'Imana. Haleluya. Isi yatigise, isi yahize umushyitsi, guharira kwabaye. Igufwa rigiye gusanga iryaryo, igufwa rigiye gusanga iryaryo. Umupagani ukinywera inzoga Imana ikaba yaramuhamagaye, hagiye kumva ibendera ryazamutse, avuga ati saza abacu nawe n'abasaza. Nawe uratinya kuko utigeze wandikwa mu gitabo cy'ubugingo, hari ibintu wimase gusa. Ugiye kuvuga ngo ibisi nabishobora kanigire mu bacu. Hagiye kuba muvoma, hagiye kubisikana, hagiye kunyeganyezwa. Reka mbabwire mwabarokore mwe, habera b'Imana aho bari. Haleluya. Isi sahize umushyitsi, guharira kwabaye. Abera bose umwuka w'Imana marabasura. Taburo ibiri imbere buri umurokore udafite taburo. Hari uwambwiye ngo kuza hano ngo yumvishe ngo bitamufashije. Navuze nduba ntacyo nakubwira wowe. Niba utashobora kuza hano kumva bigufashije, ufashwe naho wasengeraga, ndumva nta mwanya afite wo kukwigisha. Ntawo kandi kuko ntawo kuko wameze nkaho ushaka kugukura mu kiburamwaka ngo gusimbukishe kugeza muri kaminuza. Ibyo byaba ntabwo byaba. Maze twebwe taburira imbere yacu mo turasoma. Haleluya. Turimo turasoma ibi taburo umwuka wera yashyize imbere y'abakristo, uko umurongo ngenderwaho. Haleluya. Hari bitadukereza. Uwo ngo mumenye ko hari imanza hazongera guca, hari imanza hazongera guca, imanza z'abapeti abana ntazo naje nazakuzamura kugeza iyo ryarese. Ko taburo iri imbere yacu, umurokore umwuka wera muzanira taburo, kavuga ati dore mirongo ngenderwaho. Haleluya. Mirongo ngenderwaho. Turagenda ariko simbo bataziyo bajya. Rero abana Imana we, kuki umwuka wera atakwigisha? Ugiye kubibona. Ejo hari wahamagaye arabwo ati pasiteri ati ko umwuka wera yambwiye yakubwiye iki? Yakubwiye iki? Ngo yambwiye ngo imbere aha ngo mwene se wundi ngazamumenyesha ijuru ngo nkuko twadusimba two mukaba mu ishyamba ngo turondanisha ku mwuka watwo. Ngaho kamwe kajuza kandi karahihumuriza kakamenya ngo ahanyuze mwene wacu. Ngo niko Imana yambwiye ngo niko bera bagiye kubaho. Ndavuga nti nibyo, ariko uzabibwira abo yagutumyeho genda bize. Haleluya.
niko bimeze. isi iratigita, arahanura, igufwa risanga iryaryo, igufwa rigiye gusanga iryaryo. Mupagani agiye gusanga umupagani we utitaye ku myaka wamaze witwa umurokore kandi utari we. Umunyadini agiye gusanga abanyadini bagenzi be, abafite urusengero rwitwa umwuka n'ukuri, bene abo data niba bashaka kuba musenga. Abo nabo insengero zabo bazikomeyeho. Reka babwire mwa Kristo, Paulo yandikiye Abakorinto urwandiko rwa mbere ibice 15 umurongo wa 45, niho yavuze Adamu babiri, aravuga ngo Adamu wa mbere yahindutse ubugingo buzima, naho Adamu wa kabiri yaje ari umwuka utanga ubugingo. Yarimo avuga Adamu wo mu Edeni, avuga na Kristo wanesheje Satani. Umuntu isi iby'isi byaramunesheje, arabibona nawe rwose, imibereho ye arabizi ko atari Imana ishaka, ariko kugira ngo yinjire muri Imana ishaka byaramunaniye. Ibyo bivuga ngo nturandikwa mu gitabo. Wacyanditswe mu gitabo cy'ubugingo, nta n'uwaza kubikubwiriza. Mwuka wera aragusanga akakubwira ngo ukurya ni bibi, uko kuntu urya ntabwo ari byo, duhera ku meza yawe. Kuki urya usahuranwa? Kuki tushyira ibyo ku meza ukarya utabanje no gushimira iyabiremye? Ubu ahera yabanza mu gitabo cy'ubugingo, aheraho ukumva wakoze icyawe ngo Imana we, ukanababara cyane, ukanita, ukaba nzongera, ukajya ubanza ugatekereza, bigeze ku meza ukabanza ugatekereza, ukabanza ukishyira mu murongo neza, ukabanza ugashima Imana. Cyane aheraho akagera mu gitanda wawe, uraza ugahirima gusa, uvuye muri televiziyo, umwanya munini wahaye televiziyo, uje ibitotsi byakwishe, uhirimye ku buriri. Ubu urumva abantu babyawe ubwa kabiri, wowe waba urimo, ugahita uvuga uti Mana we, nzajya mfata iminota 30 mbere kujya kuryama, cyangwa 10 n'ingahe, mbanze some ijambo ry'Imana, mbanze numve umutima wanjye ugarutse, senga Imana, nishimire ibyankuri. Akamanuka akazwa, niko kubera ko watse mu gitabo cy'ubugingo, nuko umwuka agenda yigisha. Haleluya. Akagera ku myambarire yawe, ariko iteka ko uba wambaye imyenda irangaza abahungura. Iteka abagabo bose bumva babona ko uteye, ati ibintu urabona, ibintu urabona waravutse ubwa kabiri, ko ntabwo umwana w'Imana amera gutyo, byarakunesheje. Ugahita ubinesha rero, ugahita utabivewe. Haleluya. Arakomeza akaza kuri iyo misatsi yanyu yarabananiye. Ariko ko Imana yaguhaye umusatsi uri mu nda ya mama wawe, kutazi n'ukuntu wameze, ubu waje kuhindura gutya ute? Imana ntiyari kukugirira ne, ntiyari kureka ngo ugahita uteza afite kuko ubu sinakosoye Imana ra, agahita ibi nabyo ndabiritse. Ntawe wirejeje ukajya muri salo bagahita bagukura. Dufite abantu benshi bagiye kwiyogoshesha, saludo kwa fire banga kwibakuraho imisatsi myiza yawe, mu ati kuraho, ni wanga ndajya iwanjye babikureho. Agakomeza akaza, ariko buri iteka iyo uri mu kazi, kubera icyo ukorera ijisho, shobuja ari akureba, ntabwo uzi ko hari undi data buje wo mu ijuru nawe uzaguhembera imirimo wakoze neza, nubwo hano baguhemba ku kwezi, ugahita ukajya ukora, shobuja kureba atakureba ugakora. Ndashaka kukubwira kwandikwa mu gitabo cy'ubugingo uburyo umuntu anesha iby'isi. Ugenda unesha, mwaza gucuruza, atari ko hari akuntu turangura dukase gutya, tugejeje gutya, nibwo tubona inyungu. Akavuga ati ya ngewe se nyere ku mupaka mvuge ibintu naranguje miliyoni, ko nabiranguje 500,000, ubu se bakavuga ati nutabikoreye ntabwo uzunguka. Ukavuga utewe, ukarangura wagenda ugasanga wazanye waranguje miliyoni, yavuze 500,000 nawe yavuze miliyoni yuzuye, ugasanga yashize ishati kuri 300, wowe ugasanga uri buyashyire kuri 500, agacuruza akavayo nka 6 utara, ukavuga uti wazinguriye n'izigendera, ukavamo ukigendera, wanesheje iby'isi. Haleluya. Ngurira n'izi nigendera
kuvuga harimo n'imbaraga ziba muri wowe zinesha iby'isi kugira amaze imyaka 33 yarabikandagiye bigenda munsi y'ibirenge bye. Ugakomeza mu misoro. Nabonye baranaje natwe kutubarura hangaha kimwe bigeze kutubarura bana ngo barurisha mibare baza bati pastor turashaka kureba ibitabo by'amaturo none mugende mu birebere hariya ubishingura bireka bagote se ntabwo se harahandi tujya rero tugasanga bafite igitabo turi bukontorore n'ikindi cyitorero ntago bibihuye se ati ntago bibihuye ndaguye ko naje kubesha hangaha shaje naje kubesha mu nzu ndaguye ko naje kubesha mu nzu y'Imana ngewe ndi hano kugira ngo nzaje mu ijuru ntabwo naje gushinga idini ngewe nahungishije ubugingo bwanjye abantu bampungiyeho turiyorganiza twubaka inzu ngo tuzajye dusengeramo Imana ejo bundi batuye bati tureba twaye tuzigendera turarufite urusengero rwitwa umwuka n'ukuri ruba muri data nukashaka kuba musenga twakwigendera ntibazereraga mu bihanamanga bambaye impuzu n'ama n'izene banyazwe byose abasaba Heburayo bageze bacu Imana ntiyabahakanye ngo ntabwo bazahabwa ibyasezeranijwe tutaragerayo ubundi baturindiriye tubatenguhe se ntabwo twabatenguha. Haleluya, ntabwo twabatenguha tuzahasesekara. Yohani barabwiye bati ni bande kandi bavuye hati nabavuye muri irya mibabaro bamesha ibishura byabo babyejesha bose Umwana w'Imana niyo mpamvu aho imbere y'Uwiteka Imana yabababye amahema ntibazongera kwicwa n'icyokere ntabwo uzongera kwihanagura gutya ibyunzwe wapi ntibazicwa n'inzara kundi ntibazicwa n'inyota ukundi ahubwo Umwana w'Intama w'Imana azabuhira amazi yo ku mariba y'isoko y'ubugingo. Haleluya, Mana ya Aburahamu na Isaka. Kuba waravutse ntumenye Yesu ngakwandike mu gitabo cy'ubugingo ubaha ngaho uri fiyeri. Iyo ngenda abazimu baba babizi ko ntacyo bankoraho ngewe. Mbese mu bintu bibaho bya mbere kuba mu Rwanda uri umurokore ukijijwe neza ni ibintu biri fiyeri biranaryoha birimo ubugisha. Padiri yavuze ngo birimo n'agakiza nekazi nagombize Imana yo mu ijuru reka babwire ibyo niko bivuga kuvuka ubwa kabiri ukitwa Umwana w'Imana muri umuna wa Yesu mushiki wa Yesu ikikubwira ko wanditse mu gitabo cy'ubugingo utazaramya ya nyamaswa. Ubwa mbere teste nuko unesha iby'isi urya ibigabuye bitariho umwanda Satani ataciriyeho atanduje utitaye kuba mungana urugero wagezeho amazu bubatse n'amamodoka bafite utitaye kuba mwiganye warushaga imibare n'ibindi utabyitayeho witaye ko Imana yanditse izina ryawe mu gitabo cy'ubugingo kugira ngo utazaramya inyamaswa. Ubutegetsi bazaburamya amoko yose indimi zose amahanga yose bose abo mwisi yose bazi ubyumve nugukombina abo mwisi yose ukajya usimbuka ukagwa hari hagati hakavamo uwanditse mu gitabo cy'ubugingo akavuga ati ntabwo nyiramya. Wajya hariya ukumva undi ati nanjye ntabwo nyiramya. Uwa hariya n'uwa hariya kubera ko isi yatigise azajya yumva ati Kigali bari korombereje ibendera barizamuye. Haleluya, ni ukuri umunyamerika azumva ko twazamuye ibendera rya Kristo Yesu avuga ati nimukomeresha natwe hano twarizamuye bizacika bizayoba tuzanyeganyeza isi birahinda imishyitsi birahinda imishyitsi. Ariko harya ibimenyetso ufite tugarukira ngaha ibimenyetso wowe ufite wowe musore we mugabo we mukobwa we mugore ubundi ibimenyetso bikubonekaho ari ibyo umugabo wakubonaho ari ibyo umugore wakubonaho ari ibyo papa na mama wakubonaho. Ubundi ibimenyetso ufite indangagaciro za Kristo yaguhaye agakiza aguha n'izo mbaraga ziri muri wowe zinesha iby'isi ku buryo ibyo abandi bamaranira byanduye bituma isazi. Umwe yigeze kuririmba aravuga ngo mwiyerekwa bituma isazi nubwo abantu baciye umubiri ukumva rwose ntiwakoraho
izo ndangagaciro urazifite cyangwa uri umurokore waraneshejwe n'iby'isi. uyu munsi bikitwa uyu munsi ingi aho bandika abanyamahanga hagihari, ukwiye kubwira Yesu, ndagira ngo unyandike mu gitabo cy'ubugingo ntazaramya ya nyamaswa. bagiye kuyiramya. ariko ndabwira abakristo bavutse ubwa kabiri banditswe mu gitabo cy'ubugingo, ndababujije mwe guhangayika n'umunsi n'umwe. Stefano yabonye Yesu ahagaze, iyi itorero riri mu rugamba hasi, umwami waryo abahagaze. ntabwo ari ibyanyu, ibyanyu ni ugukiranuka, ibyanyu ni ukutiyandurisha iby'isi, ibyanyu ni ugukomeza izo ndangagaciro Yesu yaduhaye zo kunesha iby'isi. umwana w'umukobwa umwe wo ku mudugudu ndashaka kubabwira, wo muri iri torero, yari afite abahungu batatu bamurambagiza, bose nta n'umwe arasubiza. noneho igihe kimwe Imana iramusura nijoro, imusuye imwereka abahungu abatengasa atya, abyuka avuza induru, abwira umubyeyi babana ati nzengera napfuye, nzengera uzatubaye iki? arasana ajya mu cyumba cyamubwira ati nzengera, Imana yabonye natendetse abahungu, Imana mbabarire ajya kwiyitia biteze. aturumva ati abahungu batatu baje kundambagiza, nta rumwe nemerera nari higenzura. ati none utabwa, ati none urinda kubatendeka, barida kubwira kabiri gatatu, niba udakuza wamugura uti ntabwo tuzabana, urinda kwicyo urinda bose kukubaza ari batatu. hano tizegera Imana umujyamo urabika biganza ratase mbabazi amusegera Imana. arangije hambwa ati rero tuzasubize uzumva. ageze iminsi arambwira ati abwira mama ati naramusubije. wasubiza uwese? ati muri babandi batatu rero, ndajya kubwira ko kandi kabaje cyane, muri babandi batatu rero narebyemo umukene niwe nasubije, ko nabonye ari we wazafasha ubugingo bwanjye kugera mu ijuru. haleluya. uranyumva? harimo uw'umukene, harimo n'abakire. uragira ngo sidavuari abakobwa ntabwo mubizi? hari abagiye mbere ya 94 bagiye gusenga ari babiri, umwe aravuga ati Imana aravuga ati nimusabe icyo mushaka nabanezerere. umwe aravuga ati Uwiteka ati gusabye kuzagira iherezo ryiza ry'abakene tukazabona ubugingo buhoraho. undi ati gusabye umugabo utazanyicisha inzara. ntabwo najya gusengera umugabo utazanyicisha inzara njyewe ndi umukobwa, najya gusengera umugabo tuzajyana mu ijuru. aravuga ati yewe umukene niwe muri babandi batatu. aranabamubwira ati nemereye wa wundi umukene, kuko nabonye ari uzatuma ubugingo bwanjye bugera mu ijoro, tuzajyana mu ijoro. bagaye babishobora. ukiri kubanesheje iby'isi, kere ku izina rye ryanditse mu gitabo cy'ubugingo. utajyanye n'umugabo mwivatisha, kunesha iby'isi. Yohana yarabivuze ngo icyabyawe n'Imana cyose, bice 5 by'urwandiko rwa mbere rwa Yohana, icyabyawe n'Imana cyose, umurongo wa 4, kinesha. ibyo ni ijambo nabuze kundi babwira. icyabyawe n'Imana cyose kinesha iby'isi. Yesu yabyawe n'Imana, nanjye mbyarwa n'Imana. Yesu akubugingo yandika mu gitabo cy'ubugingo, izina ryanjye niho ryanditse. indangagaciro mfite ni iza Kristo Yesu wanesheje iby'isi. ariko uyu munsi ni kuki bikunesha? kubabona nijoro urabizi ko bikunesha, ariko iteka uvuga ko uzajya mu ijuru ryo kwandi. ninde wajya mu ijuru gute? kandi isi nayo iri gushaka abayoboke, Satani ari gushaka abayoboke. kandi ibyo yabwiye Yesu ngo pfuka mudabye ndabiguha, nawe uri gufuka mukamuramya akabiguha, ari dushaka. ariko yamubwiye ngo handitswe kugira ngo Uwiteka Imana yawe. uyu munsi ntukiye gusenga Imana, reka senga Imana, reka garukira ngaha, mfite byinshi byo kumara ababwira. ariko ijambo ryavuze ngo iyo nyamaswa izarwanya abera, izabanesha. Yesu ugira ngo kubanesha nuko bazahiramya, ahubwo nuko bazemera gupfa.
urayanze gutyo, ariko ubundi umukristo aba anesheje. Abazi bazayiramya, abaperezida bazayiramya, abami bazayiramya, abapadiri bazayiramya, abashumba bakuru bazayiramya, abahanuzi batatu mu gitabo cy'ubugingo bazayiramya. Umuntu utazayiramya wenyine ni umuntu izina rye ryanditse mu gitabo cy'ubugingo. Imana yararambuye, imaze kukwandikamo bwa butangagaciro za Kristo ziraza zikiroha muri wowe. Ntushobora kurya ikitagabuye, ntushobora gukora ikinyuranye n'ubushake bw'Imana, ntiwabikora. Ariko uyu munsi ushaka no kubikora bikakunanira. Ndagira ngo uyu munsi usengere Imana, ndagira ngo uyu munsi wiyandikishe, ndagira ngo uyu munsi Imana yamwijuru igufashe wiyandikishe mu gitabo cy'ubugingo. Ndagira ngo uyu munsi ucike kuzaramya iyo nyamaswa. Imirasire y'ijuru izajya ikubita ku bantu bayo. Abambasaderi buze ukuntu barwana ku baturage bari mu gihugu cyagize intambara, bakarwana mwabarokoye mwe. Abita abakirisitu bose bananiwe kunesha iby'isi, kuko iyo nyamaswa igituma muzayiramya nuko muzamushaka kurengera ubutunzi bwanyu bwo mu isi, nuko muzamushaka kurengera ibintu byanyu byo mu isi, muzabirengera mutakaza ubugingo. Ariko umuntu wanditse mu gitabo cy'ubugingo azatakaza iby'isi, azamukana ubugingo ku Mana. Ndagira gusengera Imana, ndagira gusengera Imana. Iyandikishe uyu munsi, ndagira ngo yandikishe mu gitabo cyo kwandikamo abanyamahanga batari Abisirayeli ku mubiri. Imirongo iracyarimo. Inyamaswa yaje, isi yo yatigise, isi yatigise guhorera kwabaye, ariko abana b'Imana banditse mu gitabo cy'ubugingo nabo Umwuka Wera barabaganiriza. Ambasaderi wacu bavuga ati mwitegure tugiye guhamya. Ndagira ngo usengera Imana. Urahari se cyangwa ntabwo uhari? Uyu munsi urumva nagusengera Imana. Imana igumugisha, Imana ibahumugisha. Ndagira ngo wiyandikishe uyu munsi. Nibyo koko uri umukristo, ariko iby'imwisi byarakunaniye kubinesha. Icyo ni ikimenyetso kivuga ngo sinanditse mu gitabo cy'ubugingo, ubimenye. Icyo ni ikimenyetso. Ntuzajya mu gitabo cy'ubugingo wasome. Cyane amahirwe Imana yarahanyeretse, nkijijwe nararibwa n'umubatizo muri 89. Igihe kimwe ngiye ko yazi n'ibyera ibyo aribyo. Mwami Imana njyana nyereka aho nanditse izina Majyambere Joseph. Iryo joro ntago narakangutse saa 9 sinongeye gusinzira, narimo nkora umwiyereka imbere y'igitanda cy'iwanjye. Kuri maze igihe kirekire nzi ko nzarimbuka, ntazahanu nahongera kurimbuka. Nasabaga penitence ya buri munsi kagera mu rugo, nakoze ibyaha bintu tubyo padiri. Kabani nzaja mu ijuru gute Mana? Ubu navukiye ikigiye kuzavugira kujya muri rutazima witanga. Zagirate bimbaho imyaka myinshi za 82 banataniye n'abasenga tasha bikibeho babonekerwa kagenda haza udakora abonekerwa bikanga umutima wanjye warabyinde. Kwitara cya mbere z'ukwezi kwa 2089 Imana impagakiza. Ndayishimye. Haguruka gusengera Imana, ntago wanditse mu gitabo cy'ubugingo. Bose bakajya guhabwa ibihembo, bazafata ikirere bose ndamugayo barambaho, bazaba bambaye ibyera niyo mirimo myiza bakoze. Turero
tuzamara igihe gito turimo kurimbishwa, ese azatwambika umubiri ataruye twambaye, adushyikiriza Imana twambaye ubwiza nk'ubwe. Nitugera iyo mu kirere bizaba ari ibyishimo, tuzamara igihe gito turimo kurimbishwa, ese azatwambika umubiri ataruye twambaye, adushyikiriza Imana twambaye ubwiza nk'ubwe. Yesu azahaguruka ahagarare ku bicu, ahamagara amazina y'abo yanditse mu gitabo, abazahamagarwa bose bazinjira mu birori, abataziyumvamo bazafatwa n'ihahamuka. Yesu azahaguruka ahagarare ku bicu, ahamagara amazina y'abo yanditse mu gitabo, abazahamagarwa bose bazinjira mu birori, abataziyumvamo bazafatwa n'ihahamuka. Tugera imbere y'Imana bizaba ari ibirori, ubwo abamarayika